Yesu nashimwe kandi Yesu ahimbazwe inshuti z'umusaraba. Ni iby'agaciro gakomeye kongera guhura kuri uyu muyoboro wa Menya TV. Amazina yanjye nk'uko bisanzwe ni Tuyishime Honore. N'ubundi duhuriraho hari ibyo Imana yaduhaye, hari amagambo Uwiteka ashaka ko tumenya nk'abana bayo. Hanyuma rero uyu munsi tugiye kureba andi magambo mashyashya, amagambo Uwiteka Imana yashatse ko twumva uyu munsi. Imana iturengere kandi Imana itugire neza. Mbere yuko tugira icyo tubanza kuvuga, mbere yuko tugira icyo dukora nk'abana b'abantu, turabanza tukiragiza Imana kugira ngo ariyo yonyine iza kubana natwe mu byo tugiye gukora byose, kubera ko turi abana b'abantu. Reka dusenge. Kristo, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe, gushimiye ku byo wakoze, tugushimiye ku byo ugikora n'ibyo uzakora. Kristo, tugushyize mwami aya materaniro cyangwa se iterano ry'aka kanya imbere, ari wowe uriyobora, ari wowe tugira neza, dufashe muri byose, tubyambajwe twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nongeye kubahereza ikaze kandi murisanga. Tugiye kureba amagambo y'Uwiteka Imana yadushyizeho ku mutima. Uyu munsi tugiye kureba nk'abakristo, nk'abantu bemeye gukurikirana Yesu nk'umwami wacu n'umukiza wacu. Hari byinshi tumwibazaho, tukibaza ese Yesu yari muntu ki? Ese Yesu ajya gupfa nta kintu yaba yaravuze? Ese ni ibiki Yesu yavuze mbere y'uko apfa? Ese nyuma y'uko apfaho byagenze gute? Ibyo byose tukabyibaza, ibisubizo byabyo ibyo byose tuzagenda tubireba. Ariko uyu munsi umwami Imana yaduhaye amagambo ajyanye namwe mu magambo Yesu Kristo yavuze mbere y'uko atanga, cyangwa se mbere y'uko ava ku isi, cyangwa se mbere y'uko apfa. Hari amagambo arindwi cyangwa se amagambo arindwi y'ingenzi Kristo yavuze yuko mbere yapfa, mbere y'uko apfa ibibazo bimukomeranye bamujyana kwa Pilato, ibintu byakaze, yavuze amagambo menshi ariyo nayo tugiye kureba kano kanya. Imana iturengere. Mu magambo turi buze kuyavuga, tuvuga ijambo rimwe, tuvuga ati ijambo riniri Kristo yararivuze, ndetse tuvuge n'umurongo waba riherereyemo tunawusome. Ijambo rya mbere Yesu Kristo yavuze turarisanga muri Luka ibice 23 umurongo wa 34. Haravuga ngo Yesu aravuga ati, Data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Bagabana imyenda ye barayifindira. Yesu nashimwe kandi ahimbazwe. Ahangaha Yesu Kristo yavuze ibi bintu kubera yuko abantu bari bamaze gukora ibintu byo navuga ngo bihabanyije n'imyizerere ya Gikristo. Abafashe Yesu Kristo bakamubambana hagati y'ibisambo, hagati y'abantu babiri batizera, akabajyamo hagati, ndetse ngo imyenda yiwe barangije kumubamba bafata imyenda ye barayifindira. Kuyifindira bishatse kuvuga iki? Bafashe imyenda ye bashaka kuvuga ati ngira kangiye ngutware, undi atereka ngiye ngutware, kugira ngo babeze kubikora neza. Baravuga ati reka tuyikinemo nk'agakintu tuyifindirire kugira ngo uri buze gutsinda ari gutwara uwo mwenda. Bakora iryo kosa ryo kumubambana n'ibisambo cyangwa se ryo kubambana n'abantu batizera, bamubambana n'abagome, bamubamba ku musaraba. Nta nubwo barangirije, ahubwo bafata imyenda ye barayifindira. Yesu arangije arayivuga ati, Data ubabarire kuko ibyo bakora batabizi. Iryo ni ijambo rikomeye cyane Yesu Kristo yavuze. Aravuga ati Yesu ubabarire kuko ibyo bakora batabizi. Abasabira imbabazi nk'umwana w'umuntu wari umaze gupfa, nk'umwana w'Imana wari umaze gupfa, kubera yuko n'Imana kandi yari azi ibyamubayeho, ndetse yari azi ko bizabaho, yazi ibyo byose abizi. Hanyuma araje arababwira ati ubabarire kuko ibyo bakora batabizi, kuko yari azi yuko n'ubundi ari isezerano, byanze bikunze ibyo bintu bigomba kuhaba. Irindi jambo rya kabiri Yesu Kristo yavuze turarisanga n'ubundi muri Luka ibice 23 umurongo wa 43, 23 umurongo wa 43, ngo nuko aramusubiza ati, ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Yesu akimara kujya ku musaraba, bakimara kumubambana n'ibisambo bibiri, bakimara kumubambana n'abagome babiri, ikintu cyakozwe ni igiki? Umwe yatangiye kuvuga ati sura umwana w'Imana, ngaho ikize natwe dukize. Undi ahera akaravuga ati ariko ntabwo uzi ko umuntu ari umwana w'Imana. Aravuga ati ahubwo ngerekane hano, Data wa twese umunsi ruze kugerayo uze kudusabira, udusabire nugerayo. Nuko Yesu Kristo nawe mu ijwi rituje
mu ijwi rituje uwo mugoma akimara kumubwira ati uzanyibuke nugerayo uzanyibuka ubwo uzaba uri mu bwami bwawe. Amenya yuko yamumenya, arangije aramubwira ati ndakwinginze, amubwira aya magambo amubwira ati ndakubwiza ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo, Imana iduhana umugisha. Ni ijambo rya kabiri Yesu Kristo yavuze ari ku musaraba. Arangije aravuga ati ndakwizeza yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Abwira cya gisambo cyangwa abwira wa mugome wa kabiri wari uri mu ruhande rwe, kubera ko Kristo yari yabambiwemo hagati, aramubwira ati uyu munsi ndakwizeza yuko turi buze kubana muri paradizo. N'ikindi cyo yamubwira nuko yacishiye bugufi umutima kumva yuko ari umunyabyaha. Aravuga ati twe twakoze ibyaha nibyo, yego turabambwe kubera ko twabikoze, dukwiriye guhembwa kubera yuko nibyo twakoze birabikwiriye, ariko si uyu nguyu azize iki? Akimara kuvuga iryo jambo aramubwira ati data wa twese ubabarire. Akimara kubabwira ati data wa twese ubabarire ku ibyo batazi, ibyo bakoze batabizi, arongera avuga ijambo rikomeye cyane arababwira ati ndizera yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Abwira wa mugome wa kabiri bari bumaze kwemera Yesu Kristo. Ese kano kanya twe ko turi ku musaraba, ko natwe turi guhura n'ibibazo, natwe turi kwemera ko dufite ibibazo, turi abanyabyaha, kugira ngo Yesu Kristo atubwire ko turi buze kubana muri paradizo? Iryo ni ijambo rya kabiri Yesu Kristo yavuze. Irindi jambo rya gatatu Yesu Kristo yavuze ari ku musaraba turarisanga muri Luka, nanone igitabo cya Luka ibice 23 umurongo wa 46, ngo Yesu avuga ijwi rirenga ati data mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Amaze kuvuga atyo umwuka urahera. Amen. Hano Yesu Kristo ari ku musaraba, amaze kubona ko bimurangiranye, amaze kubona ko bamubambye, aravuga ati data wa twese mu maboko yawe honyine niho nshyize ubugingo bwanjye. Yari amaze kugira ubwoba nk'umwana w'umuntu, yari amaze kumva agize akantu k'ubwoba mu mutima, aravuga ati mu maboko yawe ni honyine niho nshyize ubugingo bwanjye. Yashyize ubugingo bwiwe mu buzima bw'Imana, aramubwira ati Mana iwawe honyine, mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Yari amaze kumva ko ibintu byanze, ibintu bikomeye, yari amaze kumva yuko byanze bikunze ibintu byanze. Yari yabambanwe n'abagome kandi atari umugome, yakubiswe, yateye imisumari, arangije avuga ati mu maboko yawe niho honyine nshyize ubugingo bwanjye. Yesu Kristo ubwo yari ageze ahantu hakomeye cyane, aravuga ati aho niho nshyize ubugingo bwanjye. Irindi jambo nanone turarisanga muri Yohani, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 19 umurongo wa 26. Haravuga ngo nuko Yesu abonye nyina w'umwigishwa yakundaga ahagaze bugufi, abwira nyina ati mubyeyi nguyu umwana wawe. Amen. Hano naho nyina wa Yesu, kadire kuri 25, ngo nuko nyina wa Yesu na nyina wabo na Mariya muka Kilopa na Mariya Magadalena bari bahagaze ku musaraba wa Yesu. Ngo nuko Yesu abonye nyina n'umwigishwa yakundaga ahagaze bugufi, abwira nyina ati mubyeyi nguyu umwana wawe. Maze abwira uwo mwigishwa ati nguyu nyoko. Uhera uwo mwanya uwo mwigishwa amujyana iwe. Aha Yesu aho yabonye ababyeyi babiri bahagaze, arangije kubwira ati nguyu umwana wawe, umwana wawe nguyu, umwana wawe nguyu arabambwe, ndabambwe, ndapfuye, nzira ubusa, nta cyaha nakoze, gusa umwigishwa wanjye uzamujyana iwawe umubijyana. Iryo ni ijambo rya kane Yesu Kristo yavuze. Ijambo rya gatanu Yesu Kristo yavuze turarisanga muri Yohana nanone ibice 19 umurongo wa 28, ngo hanyuma y'ibyo Yesu amenya yuko noneho byose birangiye, agira ngo ibyanditswe bisohoye rwose, niko kuvuga ati mfite inyota. Yesu ubwo babumwishe, ibintu byose byanze, abona ko ibyanditswe byanze bikunze bigiye gusohora, aravuga ati mfite inyota. Ngo nuko bakimara kuvuga ngo afite inyota, ngo hari vino, ngo hari vino ishaririye, aho kugira ngo bamushakire amazi meza, abo yakijije indwara bakagenda, abo yahumuye umwanya bakareba
bose nta n'umwe amwitayeho nibura ngo amuzanire amazi, ahubwo bakomeje kumureba bamwitana nta kintu bitayeho. Yesu aravuga ati mfite inyota, mfite inyota, mfite inyota. 30 niho babivuga neza ku rindi jambo rya gatandatu Yesu Kristo yavuze ngo Yesu amaze gusoma iyo vino aravuga ati birarangiye, acurika umutwe, umutima uraca. 29 aravuga ngo hari hateretse ikibindi cyuzuye vino isharira, nuko benda sponge yuzuye iyo vino isharira bashyira ku rubingo baramusomesha. 30 ari naryo jambo rya gatandatu Yesu Kristo yavuze ngo Yesu amaze gusoma iyo vino aravuga ati birarangiye, acurika umutwe, umutima uraca. Yesu nashimwe kandi ahimbazwa z'umusaraba. Yesu hano amaze kuvuga ko afite inyota, ngo hari ikibindi cya vino isharira, bangije ngo bamusomesha bakoresheje urubingo, ntago bakoresheje igikopo, si bakoresheje ikintu cyiza, kandi Yesu nta kintu na kimwe yari yakoze. Bangije bakira kimuhereza bari bucyo bamusomesha inzoga isharira, vino isharira. Yesu akimara kuyinywa arangiza aravuga ati birarangiye. Iryo niryo jambo yavuze ati it ends, birarangiye, it's over. Umwana w'umuntu aratanze, ibyanditswe birasohoye, birarangiye. Byanze bikunze ibyanditswe birasohoye, birarangiye. Nuko iryo jambo ararivuga, amaje kurivuga acurika umutwe araca. Bivuze ngo umutima we waragize urapfa cyangwa se urahagarara. Sinashimye amagambo ya Yesu Kristo. Turacyari ku magambo Yesu Kristo yavuze ku Bwanyuma. Yesu Kristo amagambo yavuze mu bihe bye bya nyuma cyangwa se ari ku musaraba. Aya ni amagambo Yesu yavuze ari ku musaraba. Aya magambo ndakwinginze uyumva, uhinduke mu mutima wawe, uhinduke rwose, wumve ko Kristo, wumve ububabare yajyanye azira twebwe, azira ibyaha byanjye nawe, ubundi dufate umwanzuro. Ijambo rya nyuma Yesu Kristo yavuze ari ryo jambo rya 7, ndagira ngo ryumve neza. Turazisanga muri Matayo 27:46 cyangwa se muri Mariko 15:34. Turazisanga muri Matayo 27:46 cyangwa se muri Mariko 15:34. Ngo maze ku isaha ya 9 Yesu avuga ijwi rirenga ati Eri Eri lama sabachthani, bisobanura ngo mana yanjye, mana yanjye, niki kikundekesheje. Ndasubiramo ngo maze ku isaha ya 9 Yesu avuga ijwi rirenga ati Eri Eri lama sabachthani, bisobanura ngo mana yanjye, mana yanjye, niki kikundekesheje. Yesu avuga n'ijwi rirenga aravuga ati Eri Eri lama sabachthani, ese mwami wanjye niki cyaba kikundekesheje. Mana koko niki kikundekesheje. Yari yibagiwe misiyo yamuzanye ku isi, yari misiyo yiwe, n'ubundi yarazi yuko azapfa ibintu byose bikabaho, ariko ibyo byose byarabayanyije avuga ati mana we, ibi ni ibiki bikundekesheje. Ese mana koko wemeye ko bimbaho? Ibyo byose aremera bimubaho, gusa kubyaro kugira ngo byanditswe bisohorwe, kubera ko icyanditswe byanze bikunze byari gusohorwa. Mukomeze kugubwa neza kandi mukomeze kugira imbaraga mu mutima, twibuka amagambo amwe Yesu Kristo yavuze ari ku musaraba. Ni amagambo 7 twasanze muri Luka 23 ku murongo wa 34, aho data yavuze ati data ubabarire yuko batazi ibyo bakora. Aho bari bamubambanye n'abagome babiri, aravuga ati data wa twese ubabarire kuko batazi icyo bakora. Arongera avuga ijambo rikomeye cyane muri Luka 23:43, arababwira ati ndakubwiza ukuri yuko uyu munsi turuze kubana muri paradizo. Yabwiraga wa mugome umwe wemeye kwihana, aravuga ati umunsi uzagerayo uzadusabire, uzatwibuke. Ijambo rya 3 Yesu Kristo yavuze ati mana yanjye, mu maboko yawe niho honyine kiza ubugingo bwanjye. Aravuga ati mu maboko yawe niho honyine kiza ubugingo bwanjye. Yaramaze kumva ko byanze, yaramaze kumva ko we nk'umwana w'umuntu
byanze bikunze hari ikintu kiri kuvuga ati mu mutima biranze, uvuga ati mu maboko yawe ni honyine ukiza ubugingo bwanjye. Iri jambo Yesu Kristo yavuze ati mfite inyota, aravuga ati mfite inyota, ngo nuko bamuzanira vino isharira bakoresha urubingo, barangije barayimusomesha. Akirangiza kuyisoma avuga irindi jambo rya gatandatu bikomeye cyane, aravuga ati birarangiye. Byari bishatse kuvuga ngo umwana w'umuntu aratanze, ibyavuzwe byose cyangwa se ibyahanuwe byose birasohoye, umwana w'umuntu aratanze. Uko yabivuze byose niko bibaye. Ijambo rya karindwi ariyo twasanze muri Matayo ibice 27:46 ndetse na Mariko ibice 15:34. Yesu ngo nuko avuga ngo nijwi rirenga, aravuga ati Eli Eli lama sabachthani, bisobanura ngo mwami wanjye se ni iki cyaba kikundekesheje, Mana ni iki cyaba kikundekesheje. Yaramaze kwibaza ati se mwami ni iki ko nta kintu cyo nakoze, ko nakije abarwayi, ko nakoze inshingano zanjye neza, niki gitumye umvana amaboko, ariko kwari kugira ngo ibyahanuwe byose bisohore, misiyo ya Yesu Kristo ku isi irangire. Hanyuma ndakwinginze ukimara kumva aya magambo, gira gufata mwanzuro umutima wawe, wumve gufata umwanzuro. Wibuka amagambo Yesu Kristo yavuze, abagome bamubambana n'abagome babiri. Yemera kuvuga yuko bari buze kubana muri paradizo, kandi uwo mugome yari yarakoze ibintu bibi cyane, yarakoze ibintu by'ubusambo, akaravuga ati umunsi turabana muri paradizo. Ese wowe ukimara kubyumva, Yesu Kristo arakubaza ngo nawe urashaka kuba muri paradizo? Yesu aracyari ku ngoma, aracyari ku ntebe y'imbabazi, kandi uko yahoze kera niko ari, ndetse na niko azahora. Yahozeho, aracyariho, kandi azahoraho. Uwo ni Yesu Kristo, Imana ishobora byose. Tugiye gusenga, ariko usenga utekereza ati se Mana, amagambo Yesu Kristo yavugiye ku musaraba azira njyewe, azira ibyaha byanjye nawe, ni iki natanze? Ese ko ntari mwiza kurusha abandi, ni iki naba narakoze? Ubitekerezeho, ubundi ufate umwanzuro umutima wawe ukurikira Yesu, kandi byanze bikunze Imana izakugira neza. Yesu Kristo, Imana ishobora byose, Imana y'amahoro ndetse Imana y'ibyishimo, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri aya magambo. Twibutsagwa amagambo amwe Yesu Kristo yavuze ari ku musaraba. Hari aho yageze acika intege, aravuga ati se mwami niki cyaba kikundekesheje? Ati birarangiye, nk'umwana w'umuntu uratanze. Ariko mwami turakwinginze, niyongera dupfire mu mitima yacu, abataramubona nk'umwami n'umukiza, mwami yongera abakize mu izina rya Yesu Kristo. Ariko ko yakizaga indwara na n'ubu aracyahari, turengere muri byose, udufashe Kristo. Tugushyize mwami gahunda zacu zose imbere yawe, uturengere muri byose, ukomeze kuturengera, ukomeze kugira neza buri muntu wese. Byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Shalom shalom, ndabakunda cyane. Tuzongera undi munsi, Imana ibahereze umugisha.